Nigute nabaye Sadio Mane muzi uyu munsi? Ndakuramukije aho wicariye ureba video kuri YouTube. Urakoze gufungura n'iyi ngiyi. Wigeze wumva izina Sadio Mane? Niba ujya wumva radio iri zina ryaguciye mu gutwi, cyangwa niba ujya uganira n'abakunda gukurikira imikino nabwo wararyumvishe. Niba noneho ukunda umupira w'amaguru urabizi neza ko Sadio Mane ari umukinnyi w'igihangange muri Afurika ndetse no ku isi yose. Warabyumvise ko yubatse ishuri mu cyaro avukamo? Wumvise se ko yubatse ibitaro byatwaye amafaranga aruta yubatse Kigali Convention Center? Uzi ko satanga amafaranga yo gutunga abaturage badafite uko bameze? Mu cyaro iwabo muri Bambari bamwita Mugiraneza. Muri iki kiganiro tugiye kumva uko abaturanyi be bamuvuga, barimo ababyeyi, urubyiruko rwaho ndetse n'abatoza bamutoje akiri umwana akina karere yambaye ibirenge. Ngende Doni Ngabo. Nk'uko tubikesha urubuga DW Kickoff ruganira na Sadio yagize ati: rwari urugendo rw'igitangaza ariko mu by'ukuri rwuzuye ibihe bitoroshye na busa. Kugira ngo mbe umukinnyi w'umupira w'amaguru byansabye ukwigomwa gukomeye. Sadio yakinnye karere igihe kirekire mu gace ka Bambari mu cyaro cyo muri Senegal mbere y'uko atsinda amajonjora akajya mu ikipe yamufashije kuzamuka. Ikintu gikomeye abantu bamukundira nuko nahabereye icyamamare atigeze yibagirwa iwabo. Umva Jurgen Klopp wamutoje muri Liverpool uko amubona. Ndatekereza ko iyo abishaka yari kubona perezida wa Senegal. Afite inkuru itangaje. Yonyine ukuntu yatangiye umupira w'amaguru ubwabyo ni inkuru yihariye. Inkuru yanjye itangirira muri Bambari. Niho navukiye, niho nakuriye. Birumvikana Bambari ivuze byinshi kuri njye, iba ku ndiba y'umutima wanjye. Unarebye neza buriya ngira amarangamutima iyo ndi kuvuga ku gace navukiyemo, kubera ko kiriya cyaro ni byose kuri njye. Bambari niho umuryango mugari wa Sadio Mane ufite gakondo, babagaho mu buzima buciriritse. Kuva akiri muto Sadio yari umwana ukunda gufasha abaturanyi b'iwabo. Mariana Swan ni umunyamakuru wo muri Senegal uvuka muri Bambari, akaba n'inshuti ya Sadio Mane. Umva uko amuzi. Sadio yakundaga gufasha abaturanyi be, yakundaga gukora uturimo twose two mu rugo kugira ngo abone umwanya wo kujya gukina umupira, yaba kujya kuzana imyaka yo guteka mu murima, yaba kujya kuri butike, byose akabikora kugira ngo ataza kugira umubwira ngo banza ukore kiriya ubone kujya gukina umupira. Mu buhamya Sadio Mane yihereye iki kinyamakuru yagize ati: nkiri muto nakundaga gukinira mu muhanda n'abandi bahungu twanganaga. Sadio yagize imyaka 7 ise umubyara yitabye Imana. Ubuzima butangira gukomera kurushaho. Nk'uko mwese mubizi, ntabwo biba byoroshye iyo urugo rubuze umugabo cyangwa se umumama. Ntabwo byari byoroshye. Nari nsigaranye mama na data wacu, gusa yadufashaga kuko yarabibonaga ko ubuzima bwari butoroshye. Gusa nk'uko nkunda kubivuga, ubuzima bumwe buraza ariko bukanagenda. Ibyo ni ibintu dukwiye kujya twakira. Ubuzima bwarakomeje ariko ntabwo byari byoroshye. Sadio yahoranaga inzozi z'ubuzima bwiza, yumvaga agomba kuzigeraho binyuze mu mpano ye, bityo ntashyire umuhate mu ishuri. Salif Mane ni perezida w'abafana ba Sadio Mane muri Bambari. Yari umuntu ushyira umutima we ku mupira w'amaguru kuva akiri umwana muto. Yaravugaga ngo njyewe umwuga wanjye ni umupira. Yakundaga kubwira abana bagendanaga ngo njyewe ubu ngubu mba mbaherekeye, kuko ubundi icyerekezo cyanjye si ishuri. Umwuga wanjye ntabwo uzava mu byo nziga mu ishuri. Abaturage benshi bo muri Bambari ni abahinzi, ariko mama wa Sadio hari ikindi yatekerezaga ku muhungu we. Umva Swan nanone wa munyamakuru. Ntabwo nakwibagirwa ko mama we yari azi agaciro ko kwiga. Yashakaga ko akunda ishuri cyane kandi agakomeza amasomo akagera kure. Zari inzozi za mama. Mama wifuzaga ko yazaba umucamanza, ariko Sadio kuva mu bwana bwe yifuzaga umupira. Yabwiraga umuntu wese ko inzozi ze ari ukuba umukinnyi ukomeye. Yumvaga agomba kuzaba nka Ronaldinho. Abana baba barari mu isi. Kuva ubwo batangira kujya bamwita Dinho. Na n'ubu urungano rwe bakoranye rumwita Dinho. Wese wibuka mu bwana nawe umukinnyi bakwitiriraga, twandikire muri comment tubwire.
njye banyitaga Jimmy Gatete. Sadio yari afite inzozi kandi agakora uko ashoboye kugira ngo zizabe impamo. Nubwo mama we na se wabo atari bamushyigikiye mu nzozi ze, Sadio yari yariyemeje ko nta kizamukoma mu nkokora. Ku myaka 15 Sadio yatorotse ababyeyi be ajya i Dakar mu igeragezwa ry'ishuri ry'umupira w'amaguru Académie Générale de Foot. Ababyeyi baramushakishije batanga amatangazo hirya no hino, baza kubwira n'inshuti ya Sadio ko yagiye i Dakar muri Académie. Ababyeyi ntabwo babyishimiye n'ubundi, ariko kuko Académie kari kamwishimiye kavuze ko kagomba kumusinyisha ku kiguzi cyose byasaba. Ababyeyi baje kwemera ko ashobora kukajyamo ariko arangije ibizamini. Abdou Diatta ashinzwe gutoranya abakinnyi muri Académie. Twahise tumubonamo umukinnyi ukomeye. Mu minota mikeya yabaga atsinze ibitego byinshi. Twaravuze ngo tudafashe uyu mwana twafata nde? Nuko twafashe Sadio. Sadio yaje kujya mu kizamini kimusuzuma niba ashobora gukina ku rwego rw'igihugu. Imyumvire ye yari ukuzamuka akava aho ari akajya ahisumbuye, kandi akamenya cyane aho aturutse ku buryo adashaka gusubira inyuma. Umwe mu batoza ba Académie yavuze ko atari we mukinnyi wa mbere wari ufite impano ikomeye kurusha abandi muri Senegal, ariko ko ikinyabupfura cye, ukwiyemeza kwe n'umutima wo kwigomwa ari byo byamugize umuntu ukomeye. Sadio yari umukinnyi wihuse, ariko si cyo kinini abatoza bamukundiraga ko yumva vuba kandi agafata ibyo bamwigishije. Ikipe ya FC Metz yohereje abantu bo gushakisha abakinnyi muri Académie ya Sadio. Abakinnyi benshi bifuzaga kwigaragaza kugira ngo bajyanwe i Burayi. Urabyumva, umukino wari inkubarujyo. Muri 2011 Sadio yagiye mu igerageza mu Bufaransa. Icyo gihe yari afite imyaka 19 kuko yavutse tariki ya 10 Mata 1992. Muri iyo kipe yahise asinya amasezerano yo kuyikinira imyaka 4. Nubwo yaje kugira imvune akamara amezi 6 hanze y'ikibuga, aho agarukiye yatanze umusaruro. Ibi byatumye ikipe ya RB Salzburg yo muri Australia imusinyisha mu mpeshyi ya 2012. Nubwo yari ateye indi ntambwe, ariko inzozi ze zari gukina muri shampiyona ikomeye. Ibi rero ikipe ya Southampton yarabimukoreye. Iyi kipe yatanze miliyoni 15 z'amayero, hafi miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda. Ageze mu Bwongereza yarigaragaje, yatsinze ibitego 21 muri seze ebyiri. Muri ibyo bitego harimo hat-trick cyangwa se ibitego 3 bitsinzwe mu mukino umwe. Niwe mukinnyi ufite agahigo ko gutsinda hat-trick yihuse mu mateka y'isi, kuko yatsinze ibitego 3 mu minota 2 n'amasegonda 56. Bimwe mu bitego yakubise amakipe ahababaza harimo ibyo yatsinze Liverpool. Icyo atarazi nuko umutoza Jurgen Klopp watozaga Dortmund mu Budage yamuhozagaho ijisho. Ubwo yaraje gutoza Liverpool, yahamagaye Sadio kuri telefone amusaba ko yaza bagahurira muri iyi kipe Anfield. Umva uko bisobanura mu magambo ye. N'ubu ndakibuka uko nakiriye telefone ye, akansaba ko namusanga muri Liverpool. Nagize amahirwe kuba umukinnyi no gutozwa nawe. Lucky to be his player and be coached by him. Muri 2016 Liverpool yarekuye miliyoni 36 z'amayero kugira ngo izane Sadio Mane. Tuzi twese ibihe byiza yagiriye Anfield. Muri 2018 Sadio Mane yafashije Liverpool kugera ku mukino wa nyuma w'amakipe yabaye ya mbere wa Champions League, yatsinzwemo na Real Madrid ibitego 3-1. Mu mwaka wakurikiyeho Liverpool yatwaye iki gikombe itsinze Spurs. Muri uwo mwaka kandi Sadio Mane yabaye umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'Ubwongereza. Nubwo yagize ukuguru k'umugisha, ariko yaracyashyize ibirenge ku butaka. Nubwo ahabwa ibifurumba by'amafaranga buri cyumweru, ni umuntu ugendera kure y'iraha, ndetse n'ibikorwa bye by'ubugiraneza ntakunda ko bijya mu itangazamakuru. Matayo 6:3 haravuga ngo, ahubwo wowe nugira ubuntu, ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo ukw'iburyo gukora. Uyu murongo Sadio Mane agomba kuba wuzi nubwo ari umuyisilamu. Umva uko Suwane anyunganira. Ntabwo aba ashaka ko abantu bavuga ku bikorwa bye by'urukundo. Umunyamakuru ririya shuri ryuzura, namubajije amafaranga byamutwaye kugira ngo ryuzure nyine. Yaransubije ngo ibyo si ngombwa, icy'ingenzi ni uko Bambari ifite ishuri abana biga. Birashoboka ko abonye video nanjye yazambwira ati bro, ibyo bintu wankoreye ni ibiki koko? Sadio yubatse ibikorwa remezo bitandukanye birimo ishuri, ibitaro, station za essence n'ibindi. Hari icyo waba wungukiye muri iyi video? Twandikire mu ruganiriro. Niba uyikunze ukande like, kandi ntibagirwe gukanda subscribe kugira ngo urusheho kugenda ubona video nk'izi ngizi. Horana Imana.